Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi, nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Ndabanza nsuhuze umuntu witwa Kayitesi Diane, warakoze cyane gusiga comment usaba ko nagusuhuza. Uyu munsi rero ntabatindiye, ndashaka kugira ngo subize ikibazo nabajijwe cyane ku bantu bashaka kugira ngo bakundane n'abantu bari hanze. Hari umuntu wambajije ikibazo ati ese koko Natasha, birashoboka yuko wakundana n'umuntu uba hanze ibintu bikagenda neza? Igisubizo naguha cyihuse cyane, yego birashoboka. Distance nta n'umunsi n'umwe yatuma urukundo rudakura, ahubwo guceceka nicyo kintu cya mbere gituma urukundo rw'abantu baba hanze cyangwa se bari mu ntara zitandukanye, nicyo kintu cya mbere kica urukundo. Iyo ushaka kugira ngo urambane n'umuntu uri hanze, hari ibintu bigera kuri 4 nshaka kugira ngo babyire wakwitaho kandi byagufasha cyane mu gutuma muri makeya umubano wanyu ugenda neza. Ikintu cya mbere ahangaha ni ugutega amatwi mugenzi wawe mu gihe ari kukuganiriza. Ntutega amatwi kuko ushaka kugira ngo muri makeya ubone icyo uhita usubiza niba akubajije, ahubwo tega amatwi umakinge sure yuko wumvishije neza icyo ashatse kuvuga cyangwa se icyo yifuza mbere yuko wihutira guhita usubiza icyo abajije. Ni byiza gutega amatwi ushaka kugira ngo wumve, ariko bitari yuko ushaka kugira ngo uhite usubiza. Mu gihe ushaka kugira ngo rero nabwo ukomezanye n'umukunzi wawe, nuko ikintu cy'umwanya nicyo kintu gikomeye cyane ugomba kwitaho cyane. So gutanga umwanya wawe ni ibintu biri très important cyane, byagufasha cyane mu gutuma urukundo rwanyu rukura umunsi ku wundi. Umwanya rero utanga gute? Birashoboka yuko abantu baba bari busy cyane, birashoboka yuko buri muntu aba afite schedule zitandukanye, aho utuye, amasaha waba uriho kano kanya. So time ni ikintu kiri très important mu gihe uri mu rukundo n'umuntu uri hanze cyangwa se umuntu uri kure yawe. So making sure yuko umushakira umwanya. Mu gihe wamuburiye umwanya, ni hahandi hazamo ibibazo umunsi ku wundi. Mu gihe uri kumwe n'umukunzi wawe, making sure yuko muri makeya umuganiriza. Ntabe yicarira yumva yuko afite irungu, yumva yuko utamuganiriza bihagije. Making sure ushake ibiganiro byagufasha mu gutuma ikiganiro cyanyu gikomeza cyangwa se kiryoha. Ni kenshi mbahereza video z'uburyo waganiriza umukunzi wawe. Niba ukeneye maybe kuganiriza umukunzi wawe uri mu mahanga, topic kimushobora kuganiraho zatuma ikiganiro gikomeza, wambwira aho hasi muri comment nkareba yuko nakora research yuko nabahereza iyo video. So ikindi kintu hano ngiye kugarukaho cyane nibandaho, igihe uri kundana n'umuntu uri mu mahanga cyangwa se uri kure yawe, making sure yuko mu ntangiriro uburyo wamwiyeretse nibigera hagati ntuzahinduke, kuko ibi bintu akenshi biragenda bigasenya umubano wanyu. Ushobora kuba umusore se cyangwa umukobwa mu gihe mutangiye gukundana, uburyo umwigaragarizaho, uburyo umwitaho, ibyo ukora byose, iyo bigeze nko hagati ukabona yuko urabirambiwe cyangwa se ntushaka kugira ngo ukomeze umuganiriza nk'uko wamuganirizaga, ibi bizazana ibibazo byinshi cyane. So no kumakinga sure kala yawe ntihinduke. So uko ushaka kugira ngo uwo muntu agufate, ubitangirira mu ntangiriro. Mu gihe ugitangira kumenyana nawe, uburyo ushaka kugira ngo uwo muntu agufatemo ubimugaragariza rugikubita mu ntangiriro, utabanje kumwereka utari we. Noneho nibigera hagati uwereke icyo wifuza kugira ngo beho. Icyo ni yindi tip aho ngaho ukwiye kwitondera. Muri makeya ikintu cya communication nicyo kintu navuga yuko kiri très important cyane niba ushaka kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze cyane muri iyo relationship yanyu. So making sure yuko communication yanyu iba ariyo rufunguzo rwo gutuma umunsi umwe uwo muntu muzahura nawe kandi mukabana, bitewe nuko ntago wacitse intege, wari uhari igihe yaragukeneye, waramuganirije igihe yarabikeneye, wamuhaye umwanya wawe igihe yarabikeneye. So ibi rero nubikora uko bimeze gutya, nta kabuza uwo muntu wawe uzabona yuko akugezeho. So nibyo ngibyo rero ngiye ntekereza yuko
wakwibandaho cyane niba hari ibyo ugomba guhindura muri ibyo ngibyo mvuze cyangwa se hari ibyo ugomba gukora muri ibyo ngibyo mvuze byagufasha cyane mu gutuma urukundo rwanyu rugera kure cyane. Yes, niba ukunze iyi video rero wibuke wihe thumbs up, ikindi ukore share ku bantu bose bashaka kuba bashaka kumva video z'urukundo, surtout ku bantu baba mu mahanga. Ya turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Peace.